Amazina nitwa Tuyishime Emmy. Tuyishime Emmy, screen name yawe ni iyihe? Amazina ukunda gukoresha mu gukina? Ni Emmy bisanzwe, nta kandi kazina nkoresha. Emmy, tubagendera hano kuri tele aho mwari murimo murashootinga films Mediator Films. Yego. Yes. Aha. Mediator Films natangiye gukorana ryari Mediator Films? Ntago ari igihe kinini. Maze ibyumweru bibiri nyina muri Mediator Film, ariko still n'ubu twacyakomeje proche. Okay. Mbere yo kutangira muri Mediator Films hari izindi filime baba barigeze gukinamo muri cinema cyangwa ubwangu ugeze muri cinema? So ntago ari ubwa mbere muri secondary twarakinaga, ariko bitari published muri rusange tugakina nk'abanyeshuri nko kwishimisha. Ngira ngo nta bundi buryo nigeze nyina cinema siri ubungubu nisanze muri Mediator Film. No kuvuga ubungubu uri kuyaheza kuzamura impano yawe ngo ishining. Ese Emmy, ubona cinema y'abagaburira? Bitewe nuko dukunda kureba filimi ndetse n'uburyo ifashije abandi basanzwe bakina filimi, nanjye mbona harimo akantu yatunga umuntu. Ufite izenzozi muri cinema yawe, muri kariyeri yawe ya cinema? Inzozi zanjye no kuva kera zari gukina filimi. Ngira ngo ubu ni amahirwe mbonye mashya yo gutangira kariyeri. Inzozi zanjye rero ni ukuba umustar. Ni uruhe rwego wifuza kugeraho? Ngira ngo muzi nk'umukinnyi bita Bamenya, no umustar bitewe na filimi y'Abamenya mwabonyeho akina. Ngiye numva ngeze ku rwego rwa Bamenya nkanarengaho, byaba byiza cyane. Okay, no kuvuga Bamenya ni role model wawe? Yes. Okay, urakoze cyane. None ni yihe role producer yawe muri Mediator Films ashobora kuguhereza ntuyikina ukavuga ati role rwose irangoye sinayikina bitewe n'imyemerere yanjye cyangwa n'iki? Ngewe nta role ntakina, role yose ndayikina. Role yose wamereza nayikina kuko ndi umwacteur mwiza. Niye role noneho bagukisangamo ukavuga ati ahanga ndabonerewe kabisa? Comedian. Comedian. Yes. Nko muzero ushobora kuba role uri gukina, uri gukora muri office, role uri umuntu urwana, uri umusirikare, uri umushurashuzi, uri umunywabi, nize role uhisanga ukavuga atanga? Nisanga muri kariyeri ebyiri zo gukina, ndi nk'umupasteri cyangwa ndimo nkateta nk'umukobwa. Izo role ebyiri nzisangamo ku buryo bwo hejuru cyane. Okay. Urambwira abakinnyi nibura batatu mu Rwanda bari muri cinema uvuga ati abangaba nibura ndabemera cyane, ni reference yanjye? Ni benshi ariko batatu b'ingenzi. Uwa mbere njya namuvuze mu kanya gashize, n'uwo bita Bamenya. Uwa kabiri bamwita Nitegeka Gracian. Uwa gatatu n'uwo bita Kiramani. Ni baroro modo. Nize message wahawe abantu batatu ari Bamenya, Nitegeka Gracian ndetse na Kiramani? So nkunda kureba filimi zabo ku rwego rwo hejuru. Ngewe na message nahereza Kiramani cyangwa Bamenya kuko urumva bari kuri level zitandukanye, ariko bose n'abakinnyi ba filimi n'abacteurs beza. Ngewe nababwira nabatera coup de chapeau, habwa ati nanjye rwose ngize amahirwe nkagira ku rugero nk'urwanyu ko mukora neza, mukina neza, byashimisha umutima wanjye. Ntaye mwahura nawe muri bo? Nahuye na Bamenya ariko ntabwo nabashije kumusuhuza ngo tuganire ku bijyanye na cinema ko babihuta cyane n'abo star. Okay, hanyuma message waha abanyamakuru bagenzi banjye ku bijyanye n'impano zikiri hasi zifuza kuzamuka kugaragara abanyarwanda? Message nayitambutsa ngira abacita n'abandi bakora itangazamakuru, no kuri badusange ku matere, bajye baza nk'ahangaha twagiye kwakitingira, badufashe badushyigikire kuko bari abanyamakuru no bashobora kuzamura inkuru byihuse ku buryo natwe twabibyamamare vuba kandi mu buryo bwiza. So twicanye impano rero nyinshi nziza, bidushobokeye rwose bakaza badusanga kuri tere, abanyamakuru bakabona uburyo twakitingamo neza natwe twabibyamamare. Emmy, urakoze cyane kubw'umwanya wawe. Reka dukomeze.